Yumvaga gute umuntu yakubazaga ikibazo ariko mwe ko mutabyara yicaye akavuga ngo I feel ushobora kuba ntwite. Wiyumvaga gute? Byatangiye gute? Ese wagize iteye kuvuga ngo urabimbwira wari ufite ubwoba? Mbwira nyine, mbwira n'abantu bamenye ngo iyo umugore yumvishe ko atwite atarabibwira umugabo aba yiyumva gute. Ufite ubwoba cyakoze nkaho wagira ngo reka mbubwire ubundi ngewe ibyanjye n'ibirefu. Hello guys, hello, mumeze neza, natwe turashima Imana. Tumeze neza. She's back. Mwari mwarambuze. Hari ukuntu mfite intege. Ari busy. So guys, rero amazina ni Nick. Karine. Ubwo ni ku bantu batatuzi, ku bantu bari batumenyereye nyine muri hangana cyo tumaze gitashiraho video. Urabona agarutse ari wa wundi ntaga itonda si impano. Ni impano. So, kai tumaze uretse video twashize ejo bundi. Ahubwo tumaze almost nk'amezi 5-6 tudashyiraho video. Yes, but we're back. Ngicyo yarukumbuye. Sana yikumbuye kuvuga. La bouche. Nkumbuye kuvuga umunwa wanjyaga. Umunwa wanjyaga nkabura nyine ukuntu bigenze ariko nambaka tu namwiye. So, rero ejo bundi tumara gushyiraho video twereka abantu ko twite uburyo twabyerekanyemo n'uburyo just ni creativity twagerageje gukora. Ni type of video ducishamo rimwe na rimwe tukagishiraho kuko hari abantu bazikunze no muri comments babona bavuga ati ya type of video isawa cyane. Ariko hano umuntu wanditse muri comment turashaka ko mutuganiriza umushinga wo gutwita. Hari n'umuntu wanditse ngo dukora agafilime bigaragara atemiye ko atari byo. Bakorera agafilime shaka nagagere aba comment rero niyo mazi iminsi rata nazireba kubera ko ababizi nduka nyine ubuzima burahinduka ugasanga nyine simbonye ukuntu bisoma ariko rimwe na rimwe nzicamo abanyandikira inbox rimwe na rimwe mbicamo nkabisoma. Ngo rero twafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka tugiye ku iriya yari video yerekana ngo ukuntu twafandiye nzawuti ukuntu atwite situation byayenze bite. Ese igihe kinini twari dutegereje ko ibi tubigeraho challenge twahuye nazo ibintu nk'ibyo. So icyambere abantu benshi bakomezaga bavuga nyine abadusengera Imana bamugisha kandi mujye mukomeza gusengera no mu byiza mu gukomeza gusengera mushima Imana. Ngiye kuba umunyamakuru. Ndagombaza. Ngiye kuba umunyamakuru. Arumva? Gutangira nkaho ndavuga ngo ntawe utameze neza mu ejo bizamera neza. Ariko ni so urumva ntukihebe. Ngenda ndi umugabo it's okay. Wiyumvaga gute umuntu yakubazaga ikibazo ariko mwe ko mutabyara? First of all ntabwo byankomeretsaga kubera ko ntari narabibuze. Nkuko nyine bo babitekerezaga ntabwo ari uko rwari bwarabuze ahubwo nuko hari ibyo twabanzaga gushyira. Reka dukiriyaringa icyo kintu. Hari abantu badusengeye which is good. Ariko ntawe ugiye turugura urubyaro. Twe twarapanze igihe kigeze turavuga noneho action. Gusa ariko ubibwiye umuntu warubuze cyangwa wagize icyo kibazo. Ahubwo nagira ngo nigisha abantu umuntu we yaba ari kuri social media bijya bigakubwira umuntu hari ibintu bavugaga kuvuga ati wow twari kwica umuntu uhagaze warubuze waniyahura noneho ariko ngiye kubera ko ntacyo nishinjaga ntacyo nashinjaga Imana naravugaga okay uko babyumva nyine ko bagomba kuvuga kandi gusa ari ikindi kintu umuntu ashimira Imana ushobora kuvuga ngo nabibona ngo ninjye watindije none wanabikenera bikanga. Nabyo bibaho ikintu gikomeye gusa nyine Imana kuko hari n'akantu bajya bavuga ngo ariko ubundi ngo gute ngo uboneze urubyaro rutara urumva hari ukuntu nyine uri gupanga ibintu ukavuga uti reka mbivana mbijyane hariya ikireka mbe ngisize ku ruhande nzakomeza kurya ariko bitavuze yuko nyine Imana ari itanga byose my dear. Rero uyu munsi ikintu nshaka ndagira ngo shire wanjye atange scenario y'ukuntu yicaye akavuga ngo I feel
nshobora kuba ntwite. Wiyumvaga gute? Byatangiye gute? Ese wagize iteye kuvuga ngo urabimbwira wari ufite ubwoba? Mbwira nyine, mbwira n'abantu bamenye ngo iyo umugore yumvishe ko atwite atarabibwira umugabo aba yiyumva gute? Ufite ubwoba cyakoze nkaho wagira ngo reka mbubwire ubundi ngewe ibyanjye n'ibirefu. Nagize ibiro bimbana ibiro. Naje waragize 88 n'indeshya. Yewe wagira ngo ari mugufi n'ababeshyi. Noneho nkabona ndi kubyimba umunsi ku wundi. Ariko mu by'ukuri nkumva ndi nomo, nkumva meze neza. Nigira muri gym. Ndavuga ni kajye kugabanya ibiro. Muri gym ariko uko nkora nkajya numva mu imbaraga. Yenda byibuka shagera yagiye ahura. Kandi dufite coach uri hariya ni umwicanyi. Yaragukubaka. Ndabyibuka iki twagiye afite 88. Mu cyumweru bibiri ngize 100. Mu cyumweru kimwe yagize 83. Uhita uva ibiro 5. Ndavuga ati njya ku isi numvaga ari umubyibuho just nyine numvaga ubundi gutwita means kubyibuha cyangwa n'uko byari biri nicyo byatubayeho. Urumva ngiye icyo gihe nari ntwitoreda ariko ntabizi bagaya biruka bangu no nakandi kantu kambabaje coach ni duhura Kinyarwanda. Urumva coach yari afite akantu bakoranaga n'abasista be babiri kubakoresha ibintu bimeze nk'ukwiga. Nayibaza umuntu ushaka gukoresha ukava ibiro guys njye narasabye nshaka kunanuka. Yaragiye ahita aba frustrate ahita ashaka kugira ngo asubire kuri 60 na. Numvaga nshaka kongera gusubira akurumva jama yarimo abikora. Yarabikoraga nyine n'umukoci mwiza ahubwo kuko ewana yaradukocinze mu by'ubwero twese akandi gakurikira. Noneho akazajya cyahugwe. Ndarwaye malaria nyuma yaho ngaho nyuma ya gym ariko nkagira ngo nizamvune za gym ko ngewe yo nkoze gym ariko umva kandi gakoryo tubande tujye kuri gym. Umuganga wa malaria nawe ntabwo mwizeye turasubirana. Umuganga wa malaria aratangiye amukonfuse. Umuganga wa malaria yarambashije ati uheruka mu ntango ryari ndetse ninabivuga cyo cyatuzanye kazi nabyo guhishira urumva no namubwira ningi ntacyo no ntagaruko ntarimbiza ahubwo itariki namuhaye namubwiye ngira ngo nibeshe nk'umunsi umwe cyane we ahita yumva ni malaria gusa nirwariye nta bindi kumbe karimo aratubeshya ngo yapimye kumba atapimye. Abagande rero nabayayi arayaguca yo kuba yakupimye ariko agateste ko bivuze kuri mu barega sabaganire ibyo naniye ya gahunda ya South Africa. Urumva ariko ndagiye tugaruka kuri scenario umva ukuntu Imana irinda scenario ya gym. Umva iyo ndayikoreyeho yakoreyeho inda hari ikibaro kiremereye gifite nk'ibiro nka 8. Hari ukuntu iyo twamaraga gukora waryamaga wubitsinda akakigucisha hehe mu mugongo utaza kugira ngo utaza kumva y'amavuna. Yewe gawe mubikinda ariko rata nubwo nakoraga nabaga numva ninaniriwe iminsi sitirabaga numva naniwe ariko nkananone nkaba kubera ko nigeze gukoraho gym nkaba nyine ndi active ariko nubundi ndiruhiye muri njye. Noneho hari ukuntu yabazamuraga kuri escalier. Noneho igihe cyo kugera kuri gym tugiye ukabona atangiye kugira ubwoba kandi muzi ko tukiba India gym niyo umuntu wayijyagamo mbere y'abandi bose ku ngufu muze tugende nagera nabyitsa abantu saa 11 nk'agangiye muri gym ko yabaye umunebwe turagenda yabaye umunebwe benze team nakoreragamo y'abantu bankoreshaga nabwo. Ubwo rero ikintu cyaduteye ubwoba n'ukuntu ni ibintu by'Imana ukuntu bakoze iyo ndabayikoreraho kandi bavuga ko inda ntoya ivamo ari ikintu giteye ubwoba. Imana ikurinze. Noneho ariko nyuma ajya ngo waje kubura iki ndakwihanije bya bindi amaje kubibura ndakwihanije scenario njye nubwo nabyitayeho reka mbabwize uko ntabwo nyine kuba kitaraje amaje kubibura ibyo bintu avuze ntabwo nabyitayeho. Ikintu cyabaye tubwo twagiye kwa muganga barapima basanga afitemo malaria nayo barayipima muganga aratubeshya ngo ntayabonye kandi irimo kuko nyine bya bindi byari byavuze nyine aratubeshya ngo ntago irimo.
urumva none utajye tukavuga ngo malaria namara kuyikira tuzasubira hehe kwa muganga kongera kwipimisha. Ariko ubwo njyewe ntabwo nigeze mbyitaho cyane kubera ko naravugaga bijya bibaho ukarenza ibintu nk'ibyo. Sinabyitaho ndakomeza nirisi. So ubwo rero imiti irarangira ya malaria hariya wasubiye muri gym. Reka uyisubiramo. Warangije imiti ya malaria usubira muri gym urumva? Ndabyibuka ko twagiye gukora umuganga atangira kubwira ngo impamvu ngo usigaye wumva ngo amava kurya wa coach ngo naguhikira sinzi ibinini yakubwiye ngo fish oil ibintu nk'ibya supplement byo mu gym kubera yuko kugura muri farumasi yanjye y'amavi yaraturikagura yaravugaga noneho ibinini ndabibona ndabyabinywera narabinyweye. So nyuma naje kwigira inama yo ukuntu byagenze yigeze ariko nabwo haciye iminsi arayibura koko. Nakomezaga numva mfite intege nkeya, ibyo ngibyo byonyine nibyo byatumye ko natinze umuhana byo. Ndaza ndabivuga uyu nguyu rero sinari upima wumva feeling iki pima naravugaga nti byose ni yari none se ukimara kumenya ko utwite ni ikintu cyakujemo mu mutwe? Ikintu cyose sinzamo mu mutwe ni gupushinga. Nahise ngira ubwoba. Ntabwo kwigana ntabwo nkwiganye kuko nanjye rega gupushinga bari njye ubwoba bwabyo. Cyane nanjye umunsi ambwira ngo ndatwite hari ibintu yakundaga kurwara mbere akagira amanemi muganga akatubwira ngo rero ngo umugore wawe ngo agira amaraso make ngo natwita ngo ugomba kumuba hafi ngo atazitura hasi akarwara amasereri ngo ni ukumfata nk'umwana ngo ahantu hose ngiye ngo akankurikira kugira ngo arebe ko ntikubise hasi. Ndakubwiye ngo ibyo nakibimbwira ntabwo byanje mu mutwe nese vuga ngo umunsi wo kubyara nanjye nicyo kintu yereka nzababwira igihe ibintu byo kubyara mabona ariyo filime igoye ariko ibindi byo kumenya ko umuntu atwite numvagatse kuko Imana uzise narishimye muri njye kuko numvaga nyine ikindi nahise ngira amatsiko asazaba sanande asazaba ari umuhungu asazaba ari umukobwa batere story ubu tuvugana twarabimenye ariko tuzabibabwira mu yindi video. Ibyo nagiye kuvuga none se nyine nibyo nabwanga ngo ngira ibyo bintu nagiye kuvuga tuzabivuga mu yindi video. Etape par etape ratagazi umuntu yabahaye amakuru menshi cyane mwashaka no kubatera uburwayi sibyo rata mwakire. Ikindi kintu nshaka kubaza ntabwo ukimara kumva ngo uratwita ntabwo wese wifotora uri mama w'umuntu kubera yuko n'ubundi naremewe kuzaba umumama w'umuntu w'abantu. Hano nyine nka mama ntabwo wagize ibintu birenze yewe nese numva uretse muri abagore barafite ukuntu ibintu byose utabumva ari ibintu byoroshye ariko buriya impita mbibara nkagera no ku rwego rw'amashuri nkabara ibintu byose nkabifata mu mibare. Ikindi kintu natekereje natekereje ibintu byo kubyarira mu Rwanda, kubyarira mu Bugande, ibintu nk'ibyo ni ibintu byagiye nyine natekereje ibintu byinshi kuko hari ukuntu ubuvuzi bwa hano buteye imbere yego ariko burimo n'abasikama benshi ariko twagize Imana twebwe dufangiye bakavuriro twabonye akavuriro nabonye kameze k'abakristu badusengera mbere yo nyine twe turi n'abakristu niho twagiye muri bene wacu wajya mu bajije utari umujiji nyine baragerageza sinzi nimba basikaminga ariko ni Abadage n'ivuriro ry'Abadage ariko bari bezi nyine kuri nyine n'iterankunga ry'abazungu ry'Abadage ariko nyine niho bari bavuga ngo n'ivuriro ry'urusengero runaka. So rero nabonye bagerageza turabatsirika why not no kubera ko ni n'abasista banyu babyariye that's why baramutse nyine bambwira ati neza agenda ujyayo kandi uko biri
ubu ngubu kugeza ubu bimeze neza. ubona nta kibazo, nta challenge hari nk'uko ujya wumva mu Bugande. Uko ubundi mu Bugande hari ibintu abantu batazi. Iyo ugiye muri privé urishyura amafaranga menshi udashaka no kwishyura mu Rwanda. Ntibibaho. Amafaranga ushaka kwishyura hano rimwe ubyara n'urugero mu Rwanda yabyaraho 4 turenga 3 birashoboka 3 kabisa. Kandi ndavuga ivuriro riri class ryo mu Rwanda, ariko bavuga ko ngo mu Bugande muri leta buriya no gutarubiza muri leta kubyara ni free, ariko ngo nabwo yo muganga utamuhaye akantu ntabwo byara barakwihorera. Uvuga ngo bashyizeho nka kuri mu Rwanda bavuga ngo mitiweli bo ni free, ni nkuko bavuga za kansa mu Buganda bizika ari free, ariko ushobora kugeramo utishyuye akantu muganga ntagutreating ko abari ibintu bya free abari benshi. Abagande bahembwa buri umushahara mukeya bigatuma bagira shire wanjye rero nyuma y'uko ibyo bintu byose bimubaye urabona asigagira amagambo make. Guys, reka mbabwire urumva ngiye mu nyitege not today, not tomorrow. Oh yeah, but tomorrow maybe nzaza ndurwe nyuma y'igihe umaze mu Bugande tujya ngo natwigisha n'akajambo k'Ikigande ubundi dusezera. Shirazi Ikigande ateye ubwo kandi igihe nagenze ari gitwe ari njye ujya kuri Ikigande cyageze uko nguko ko cyaturutse rye baraje kuko tugiye gusaba ibiryo mba mbona ndoshe. Suje abakunzi bacu ahubwo we bari Uganda abasuje cyane Imana bamugisha kubera ko hari byinshi nababoneye. Tugashimira n'abantu bajye batuba hafi. Hari abantu twahuriye kuri social media ku TikTok, kuri TikTok cyangwa kuri Instagram, YouTube, ariko usanga umuntu yabaye nka famille. Hari ikintu ugeraho ukumva wakimubwira mu bambere nk'uko wakibwira umuvandimwe. Tutavuga amazina oya katwo ko bavuga amazina Imana bamugisha kudusengera ibyo mbese icyo cyo cyose. Ikindi abantu rwo bambaza ngo live ya TikTok nabyo ni ibintu tuzatekerezaho ko urabona turacyari muri process, so bizagenda biza buhoro. Gusa tugiye kugerageza tuyise gukora video kuri TikTok, Instagram na YouTube ho tugiye kubaha. YouTube ho tugiye kuja tuza kenshi. Ntago ari nka byandi bya kera bya buri munsi. Buri munsi ariko nje. So guys, ndibaza rero video twashaka gukora uyu munsi nubwo twabirondogoreyemo twabivuze muri bindi byinshi. Twapanze iminota 10 narigeze 10 twashaka kubabwira nyine ukuntu ngewe mbimenya na reactive. First of all, nazanye amarira y'ibyishimo. Second, ndabanza ndabiceceka ariko kugengira ngo nk'umunsi ukurikira. Niryo banga ryonyine yangiriye mu buzima. Nararaga ndiko ariko sinjye nta kibazo mbaza. Ese we wa mugani are you ready? Sano nawe so koresha ndavuze nk'ubazi ikintu kanumve. Wowe se papa to be. How do you feel? Banumva ari nge muntu uremereye muri staff. Mama yake na mama arabakonyora ntabwo mbosa kunyira. Nita bad boy. Guys, reka mbabwire bajya muri comment ikindi kintu tuzaganiraho ibyo noneho mutangire mu natwibutse kubera ko utubazo imba nta idea gike ubundi twagukora video akama idea ariko no uzashize na idea ire nacu niwe kibereye mu mutwe. So guys, muduha idea nyine umumbaze kugira ngo mumenye n'uburyo mbasubiza. Tuzakora na video utayirimo n'ibibazo. Hari video yindi. Ikindi dufite indi video tujya kwa muganga deja twarayikodinze tujya gupimisha ntabwo tuzayishyiraho kuri no round ikurikiye. Okay. Iyo round niza zizanye ibindi bintu byinshi. Hano twabasuhuzaga tubereka ko tuvuga ana ya video yindi turimo ingi twavugaga nitahavuga ngo n'indi twavuga. Kandi basezere tubabwira ngo mugire umunsi mwiza Imana ibarinde muhahe muronke abakunzi bacu nyine. Ikindi banatubwira n'izindi content zacu bakumbuye ibintu byose. Umuntu atubwira ikintu mukumbuye nkuko nanjye nari mbakumbuye mu mbwire mwe bimeze. See you.